I am very hungry. Ndashonje cyane. Cyangwa ushobora no kuvuga ngo mfite ikintu bita inzara. I am very hungry. Iyo umuntu ari very hungry aba ashonje cyane. Ushobora kujya nk'ahantu muri restaurant ukaba wabwira waiter, umuseriveri, ukamubwira ngo waiter, please give me 2 plates of food. I am very hungry. Seriveri, please mpa amasahani 2 y'ibiryo kuko ndashonje cyane. Mfite ikintu bita inzara papa. Something like that, okay? Isomo ry'uyu munsi nshaka ko turyiga turi very relaxed. Tubivuge mu buzima busanzwe, tureke kuba fomo cyane. Isomo ry'uyu munsi nshaka ko riba riri informal, ryoroheje ubuzima cyane. I'm very hungry. Mfite ikintu bita inzara papa. I'm so very hungry, okay? Ushaka wanavuga ngo I'm so very hungry. Igihe wumva ushonje cyane. Expression yacu ya kabiri ni I am staying positive. I am staying positive. Ndacyafite icyizere. I am staying positive. Can you repeat after me? Wasubiramo, nshaka kugenda usubiramo kugira ngo unitoze uko bivugwa. I am staying positive. Ndacyafite icyizere. Cyagiye umuntu aba yumva afite ibibazo, hari igihe umuntu aca mu bintu byinshi bigoranye ku buryo shobora no gutuma buri cyizere. Ariko it's about choice. Sometimes it's about choice. Rimwe na rimwe bari impamvu yo gufata umwanzuro. Rero ushobora kuvuga ngo I am staying positive. Ndacyafite icyizere. Nubwo bigoranye, nubwo abanyirukanye ku kazi, nubwo byagenze gutya na gutya, ndacyafite icyizere. Urugero, they stole all my money but I am staying positive. Banyibye amafaranga yanjye yose, ariko ndacyafite icyizere. I am staying positive. So you should choose to stay positive. Ugomba guhitamo staying positive, kugumana icyizere. Expression yacu ya gatatu cyangwa interuro yacu ya gatatu ni I am trying my best. Mukunda kumva abantu babivuga. I am trying my best. Ndi kugerageza ibishoboka byose. I am trying my best. Ushobora no kubwira umuntu ngo try your best. Gerageza ibishoboka byose. Umuntu wabugurije amafaranga ariko urajya kuyamwishyuza akakubwira this and that, I'm broke these days, ukamubwira ngo try your best. Kora iyo bwabaga, gerageza ibishoboka byose. Okay? Ariko nanone ushobora kuyikoresha. Let's look at another example. Reka turebe n'urundi rugero. My English is not perfect but I'm trying my best to study every day. Icyongereza cyanjye ntabwo kiri perfect, ntabwo ari cyiza cyane, ariko ngerageza ibishoboka byose. I am trying my best to study every day. Ngerageza ibishoboka byose nkiga buri munsi. My English is not perfect but I'm trying my best to study every day. Icyongereza cyanjye ntabwo kiri perfect, ntabwo kimeze neza cyane, ariko ngerageza ibishoboka byose nkiga buri munsi. Anyways, abantu mushaka kwiga icyongereza munyandikire kuri izo contact ziri kuri screen. Twe turi kwiga icyongereza dukoresheje uburyo bwa online. Twiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Abatazi uko bukora, nakoze video isobanura neza uburyo classes zacu za online ziba zimeze. Twiga urebana na mwarimu. Rero there is no longer any need to leave your place. Ntabwo bigikenewe yuko uva huri. Niba ugira umwanya muke ushobora kuzukigana natwe. Twiga kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu buri munsi from Monday to Friday, which means study in weekdays. Twiga nyine mu minsi y'imibyizi, weekdays, iminsi y'imibyizi nibwo twiga. Rero aho waba uri hose, waba uri muri Africa, Asia, America, Europe, any part of the world, muze mwigane natwe icyongereza online. Ariko ntabwo ari ubuntu. Hari abantu bajya banyandikira bakambaza bati ese ni ubuntu? You understand that it cannot be for free. Ntabwo ari for free. Urishyura hanyuma ugatangira ukigana natwe. Dutangirira ku mezi 3 by the way. Dutangirira ku mezi 3. Igihembwe cyacu gihera ku mezi 3. Reka dukomeze. I am not in the mood. Ntabwo mbishaka. Ubu ni uburyo bwiyubashye bwo guhakanira umuntu. I am not in the mood. Ntabwo mbishaka. Urugero, umuntu ashaka kukubwira ngo vaye tujye kureba match, vaye tujye kureba umupira, ukamubwira brother, I'm sorry, I'm not in the mood for match today. Uyu munsi ntabwo ndi muri mood yo kureba umupira. Ntabwo nshaka kureba umupira. I am not in the mood for the match today. Cyangwa hari n'igihe umuntu aba ababaye, ari frustrated, cyangwa ufite ibintu byinshi biguhangayikishije,
noneho umuntu akaza kukugira inama, ariko hari igihe wumva udashaka inama currently, wenda atari uko utazishaka, ariko wumva icyo gihe ushaka gutekereza gusa, ukaba wamubwira byiyubashye ukamubwira ngo I am not in the mood for advice. Ntabwo ndi muri mood yo kugirwa inama. Please, I'm not in the mood for advice. Basi buretse wenda uze kunganiriza natuje. I'm not in the mood for advice. Okay? Nicyo bivuga I'm not in the mood. Ntabwo ndi kubishaka. I don't feel like it. That's the meaning. Indi phrase ni I'm getting ready. I'm getting ready. Ndi kwitegura. I am getting ready. Urugero, I can't talk right now. I'm getting ready for my job interview. Ubu ntabwo navuga, ntabwo nakuvugisha, ndi kwitegura interview yanjye y'akazi, ndi kwitegura interview y'akazi. Umuntu ashobora kuguhamagara kuri telefone, uri busy uri kwitegura interview, wenda igiye kuba mu isaha imwe cyangwa ebyiri ziri imbere, ko bamubwira ngo I can't talk right now. I'm getting ready for my job interview. Ntabwo twavuga n'ubu, ntabwo navuga, ndi kwitegura interview yanjye y'akazi. Urundi rugero, we should leave now. I'm getting ready to. Tugomba kugenda aka kanya. To leave. To leave no kuva ahantu. Tugomba kugenda tukava hano mu gihe gitoya. I'm getting ready to. Nanjye ndi kwitegura. I'm getting ready to. Mwitegure. Get ready. We should leave soon. I'm getting ready to. Mwitegure. Tuve hano cyangwa tugende, nanjye ndi kwitegura. Number 6. I'm checking my messages. I'm checking my messages. Umuntu yavuze ngo I'm checking my messages, abavuze ngo ndi kureba message zanjye. To check messages no kureba message abantu bakwandikiye. When they woke up in the morning and you are checking your messages. Ukabyuka mu gitondo, abantu benshi basigaye babyuka bicekingira messages. Yes, ureba abantu bakwandikiye kuri WhatsApp cyangwa messages zisanzwe, or even other messages. I'm checking my messages. Ndi kureba message zanjye. Urugero, please wait a bit. I'm checking my messages. Uretse gatoya, aba witonzeho gatoya. Ndi kureba messages zanjye. Ndi checkinga message zanjye. Number 7. I'm looking for you. Ndi kugushaka. Gerageza gusubiramo twumve. I'm looking for you. Perfect. Repeat after me one more time. Ongera usubiremo inshuro imwe. I'm looking for you. Okay. Nizere ko aho uri hose uri gusubiramo. Okay. Ndi kugushaka. Icyo bivuga. I'm looking for you. Ndi kugushaka. I'm looking for you to help me. Ndi kugushaka ngo umfashe. I'm looking for you to help me. Ndi kugushaka ngo umfashe. Oh, you've been here. I was looking for you. Ese wari uri hano? Nari ndi kugushaka. Ushobora gushaka umuntu ukamubura, hanyuma ukaza kumubona ukamubwira ngo oh, I was looking for you. Nagushakaga. Urumva yari I am looking for you ihindutse I was looking for you. Nuko byabaye muri past, niyo mpamvu bibaye I was looking for you. Number 8. I'm on a call. I am on a call. Ndi kuri telefone. Cyagiye uri kuvugana n'umuntu kuri telefone. Ushobora kuvuga ngo I am on a call. Urugero, could you turn the music down? I'm on a call. Ese wagabanyije umuziki? Ushobora kugabanya umuziki? Ndi kuri telefone. Could you turn the music down? I'm on a call. Umuntu ashobora kuba ari gucuranga music kandi wowe uri kuri telefone ukaba wamubwira gutya. Could you turn the music down? I'm on a call. Ese wagabanya umuziki? Ndi kuri telefone. Cyangwa ni nko kuvuga ese wagabanya umuziki ko ndi kuri telefone? I'm on a call. Ndi kuri telefone, ndi kugera kuri telefone. Number 8. Icyakenda, I'm getting late. Ndi gukererwa. I'm getting late. Can you finish that story? I'm getting late for work. Ese warangiza iyo story? Wasoza iyo nkuru? Ko ndi gukererwa kujya ku kazi. Can you finish that story? Ese wasoza iyo nkuru? Cyangwa wahinira aho ngaho. Umuntu ashaka kugutera stories nyinshi cyane kandi ushaka kwigira ku kazi ukabona kuri gukererwa. I'm getting late. Ndi gukererwa. Can you finish that story? I'm getting late for work. Ese warangiza iyo nkuru ko ndi gukererwa kujya ku kazi. Okay? Number 10. Ese muracyahari? Ndizera ko mugihari. By the way, niba ukiri hano kora subscribe.
ibuka gukora subscribe. Hano kuri ino channel tugira amasomo menshi cyane atandukanye y'icyongereza, akwigisha kukivuga, kucyumva, kugisobanukirwa, techniques zitandukanye zigufasha kuba wavuga neza icyongereza. Kora subscribe niyo favor chaka. Ariko muza no kujya muri comment section mumbwira uko mwabibonye. Okay, I'm thinking about it. Ndi kubitekerezaho. I'm thinking about it. Hari nabavuga I'm thinking about it. Yes, American accent. You can say I'm thinking about it. Mu cyongereza cy'abanyamerika ushaka wavuga I'm thinking about it. Ndi kubitekerezaho. Kera abakobwa nibo bajyaga bakunda gukoresha ino sentence I'm thinking about it cyangwa I will think about it. Nzabitekerezaho cyangwa ndi kubitekerezaho. So ubwo if you know you know, niba ubizi urabizi, if you can understand it you understand it. Okay, rero umuntu ashobora kukubwira ibintu runaka cyangwa ari kugusaba ikintu ko wamufasha ukaba umubwira ngo ndi kubitekerezaho, I'm thinking about it. Please give me some days, I'm thinking about it. Ma iminsi mikeya ndi kubitekerezaho. Let's go with number 11. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. Ndi gusinzira. To feel sleepy no gusinzira. Bivuze ngo I'm feeling sleepy, uvuze ngo ndi gusinzira, mfite ibitotsi. I'm feeling sleepy. Let me go to bed now, I'm feeling sleepy. Reka nje kuryama aka kanya, mfite ibitotsi. Let me go to bed now, I'm feeling sleepy. That's it. Ndizera yuko aka kumvikanya I'm feeling sleepy. Number 13. 13. I'm running out of time. Igihe kiri kunshika. I'm running out of time. Cyangwa I am running out of time. Igihe kiri kunshika cyangwa igihe kiri kunsiga. If I don't leave now, I'm running out of time to catch the bus. Nintagenda ubu ngubu, igihe cyo gufata bus, cyo gutega bus kiraba kiri kunshika. If I don't leave now, nintagenda ubu, nintaguruka ubu ngo ujya utegera bus, I'm running out of time to catch the bus. Ndaba ndi gukererwa gutega bus. That's it. Number 14. I am getting stronger every day. I am getting stronger every day. Ngenda nkomera buri munsi. I'm getting stronger every day. To get strong no gukomera. To get stronger no gukomera noneho kurushaho. Bivuze rero ngo I am getting stronger every day. Bivuze ngo ngenda nkomera birushijeho buri munsi. Buri munsi hari ikintu kiyongeraho. Ushobora kuba strong mu buryo butandukanye, whether you are hitting gym, whether you are building a business, whether it is in terms of mental health, in terms of the way you think, in terms of knowledge, mu buryo butandukanye, yaba ari kubaka umubiri, gukora sport, gutekereza cyangwa n'ibindi bintu byinshi bishobora kugusaba gukomera. Rero ushobora kuvuga ngenda nkomera buri munsi, business yanjye ngenda nkomera buri munsi. I'm getting stronger every day. Ngenda nkomera buri munsi. Indi nteruro yacu ni I'm feeling fresh now. Ubu meze neza, meze fresh. If you are feeling fresh, ubu meze neza pe. Ubu noneho meze neza. Nyuma yo kuva muri swimming pool, after coming from a swimming pool, I'm feeling fresh now. Nyuma yo kuva muri piscine, ubu meze fresh. Cyangwa after taking shower, I'm feeling fresh. Nyuma yo koga, nyuma yo kwiyuhagira, after coming from a bathroom, I'm feeling fresh now. Nyuma yo kwiyuhagira, ubu meze fresh, meze neza. Urumva ni I'm feeling fresh. To feel fresh, kumva uri fresh, kumva umeze neza. Hari ibintu byinshi ushobora gutuma umuntu yumva ameze fresh. Ushobora kuba umaze kunywa akantu gakonje cyangwa gashyushye kuba gakunda, cyangwa uvuye muri swimming pool nkuko twabivugaga, cyangwa umaze koga ukavuga ngo I am feeling fresh now. Hashobora no kuba ari amakuru meza wakiriye ukumva umeze fresh. I'm feeling fresh now. I'm worried about tomorrow. I am worried about tomorrow. Mfite ubwoba bw'ejo, tomorrow, ejo. Ushobora kubikoresha uvuga ngo mfite ubwoba bw'ejo. Dukumva mpangayikiye ejo, I'm worried about tomorrow. Yeah. Though this is not positive, but some people talk about this and everyone might find themselves in a situation that require them to say this kind of a sentence. Nubwo wenda atari ibintu biri positive, ariko ushobora kwisanga wabivuze
cyangwa hari undi muntu ubivuze. I'm worried about tomorrow. Mfite ubwoba bw'ejo. Ndikumva mpangayitse, hari ikintu wumva kizaba ejo. Then ushobora kuvuga ngo I am worried about tomorrow. Okay? Indi nteruro ikurikiyeho ni I'm waiting for your reply. I'm waiting for your reply. Ntegereje ko unsubiza. Ntegereje ko unsubiza. I'm waiting for your reply. Ntegereje yuko unsubiza. Reply. Gusubiza umuntu wamwandikiye kuri WhatsApp, kuri telefone, cyangwa kuri Instagram, kuri TikTok, cyangwa se wanamuhamagaye ariko ntiyagusubije, noneho ukaba wamubwira ngo ntegereje ko unsubiza. I'm waiting for your reply. Ntegereje yuko unsubiza. I'm trying to focus. I'm trying to focus. Ndi kugerageza gufocusinga. Iyo focusinze ku kintu uri kucyitaho. Urugero wenda uri gukora kuri report runaka y'akazi, uri gukora kuri raporo runaka, umuntu akaza kukudisturbinga, kukurogoya, ukamubwira please give me some minutes. I'm trying to focus. Ndakwinginze mu minota mikeya ndi kugerageza gufocusinga. Ndi kugerageza kwita kuri ibi bintu. Nibyo ndi guha umwanya. I'm trying to focus. Iyo uri focused ku kintu uvuze ngo I am trying to focus, ndi kugerageza kwita kuri ibi bintu. Please give me 2 minutes or some minutes. I'm trying to focus. Ariko wenda ushobora no kuvuga ngo I'm trying to focus on my studies these days. Muri no minsi ndi kugerageza kwita ku masomo yanjye. I'm trying to focus on my studies these days. Ndi kugerageza kwita ku masomo yanjye. Yeah, I'm trying to focus. Ndi kugerageza kwita ku bintu, ndi kubiha umwanya uhagije. I'm trying to focus. I'm feeling pain. I'm feeling pain. Ndi kubabara. Iyo umuntu avuze ngo I'm feeling pain, abavuze ko ari kubabara. Ashobora kuba ari kubabara by'umubiri mu buryo runaka, wenda sarwaye umutwe cyangwa hari indi mpamvu iri gutuma ababara. So, bivuze ngo ndi kubabara, uravuga ngo I am feeling pain. Urugero, after an accident, I'm feeling pain on my right hand. Nyuma y'impanuka, nyuma ya accident, ndi kubabara mu kiganza cy'iburyo. After an accident, I'm feeling pain on my right hand. I am done talking. Maze kuvuga. I am done talking. Iyo umuntu avuze ngo I am done talking, abavuze ati kuvuga ndabihaze. Dukumva igihe navugiye ni kirekire ndabihaze. Cyangwa ndi kubwira abantu batanyumva I am done talking. Yes, I'm done talking. Kuvuga ndabihaze ndarekeye. Okay? I am done talking. Ariko njyewe ntago mpaze kuvuga. I am not done talking. Ntabwo njyewe mpaze kuvuga. Ariko anyways, reka video yacu tuyirangiriza ahangaha. Tuvuze interuro zigera nko kuri 20, ubwo nawe uze kuduha interuro yawe ukoresheje I am. Urabona ko mu nteruro zacu zose twagiye dutangiza I am, hanyuma tugakurikizaho icyo dushaka kuvuga. Anyways, mwibuke gukora subscribe, muduhe comments, muduhe like, ndetse ino video misharinge abandi bantu muziko bashaka kwiga icyongereza. Thank you for having been with me throughout this whole lesson. See you in the next ones. Bye bye for now.